ubundi muri Kiliziya birashoboka ko Kiliziya ishobora kugutuma kujya gukora politiki, birashoboka. Hari abashinje ko Kiliziya ngo yagiye muri politiki igakabya, uyu munsi bakayishinja ngo noneho ntituri kubabona muri politiki. Gusa icyo nabonye nuko ari Burayi, kandi mbizi ko ari Padiri yatangiye kujya mu bintu bya politiki, avugaragaza ko ahanganye n'u Rwanda, ndavuga ubuyobozi bwo mu Rwanda, avuga ko mu Rwanda bitagenda, avuga ko mu Rwanda bakora ibintu nabi cyangwa bakoze ibintu bibi. Perezida Paul Kagame turaturanye, urebye turaturanye, ntabwo ari ahantu harehare. Iyo uhagaze kuri Saint-Michel uburebiwe. Mu gice rero cya kabiri cy'ikiganiro nk'uko twari twabibabwiye, reka duhere kuri cya kibazo. Uvuga iki kuri Padiri Nahimana Thomas? Rwose Padiri Nahimana Thomas, icyo namuvugaho cya mbere ni uko muzi, namuzi yiga mu Nyakibanda, nubwo njye nari inyuma ye cyane, ariko mu myaka ntabwo nduta cyane, ushobora kubona ndusha utwaka duke cyane, kamwe tubiri dutatu, ntabwo yani ngiyo. Hanyuma muzi ari umupadiri wa diocese ya Cyangugu, muzi ava mu Rwanda, ageze i Burayi ashinga urubuga rwa website, nibyo ra harya ni le prophète.fr nk'ibyo, rwasaga nkaho urubuga rwa politike ndetse ruhanganye n'ubuyobozi bwo mu Rwanda. Ibyo ayabikoze ku giti cye, kuko nabikubwiye muri Kiliziya umuntu ntabwo ubutumwa n'umwepiskopi, muri kwa kubaha kwa kumvira n'umwepiskopi bw'ubutumwa, abashije kugisha inama y'Roho Mutagatifu n'abamufasha n'abamugira inama mu buzima bwa buri munsi. Noneho rero we yarahagurutse aragenda akajya gukora ibintu atavuganye n'umwepiskopi, abikora ku giti cye. Icyo gihe yaragiye mu butumwa bwa Kiliziya? Ubujya ngomba kuba yaragiye mu mashuri cyangwa ntago mbizi neza ibyo. Yaragiye gusa nicyo nzi. Wenda yaragiye mu mashuri, wenda yaragiye gutembera, wenda yarabivuyemo ahari simbizi, ntago nabimenya neza. Gusa icyo nabonye nuko ari Burayi, kandi mbizi ko ari Padiri yatangiye kujya mu bintu bya politiki, avugaragaza ko ahanganye n'u Rwanda, ndavuga ubuyobozi bwo mu Rwanda, avuga ko mu Rwanda bitagenda, avuga ko mu Rwanda bakora ibintu nabi cyangwa bakoze ibintu bibi, ariko abikora mu giti ku giti cye. Byageze nubwo umwepiskopi we agize nyakwigendera Musenyeri Jean Damascene yavuze ati uyu muntu twebwe twihakanye ibikorwa arimo gukora, abikora ku giti cye, ndetse abanamuhagaritse mu bapadiri ba diocese, aramuhagarika kandi burya umwepiskopi nubwo abayobora diocese ku buryo bwuzuye, kandi diocese yose iba yigenga, abanafite n'ukuntu yaganiriye n'abandi bepiskopi bo mu Rwanda muri conference episcopale, mu nama ihuza abepiskopi bose nabo bagisha inama ko ni bagenzi be bafatanyije ubutumwa, cyo bita collegialité. Arakomeza arabikora, muri kigera ko cyakomeza kuvuga ibindi ndetse binashidikanywaho, ubona bitanari byo byavuga ubu nanjye ngaseka. Ntabwo rero biriya bintu kibikora nk'umupadiri, ndetse yaranagaritswe, ariko titiri y'ubupadiri aracyayikoresha, uretse ko n'ubundi umuntu w'umupadiri iteka ryose, ubundi umuntu w'umusaseridoti iteka ryose, rya sakramento wahawe ni iteka ryose nyine, ararikoresha, akarikoresha ahantu habi, ariko twebwe ntituba twamutumye, twarabikarabye rwose, wa mugani wa Petero, twarabikarabye, ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari ibya Kiliziya, nta butumwa bwabyo afite. Ubundi muri Kiliziya birashoboka ko Kiliziya ishobora kugutuma kujya gukora politiki, birashoboka mu rwego runuru, cyane cyane akenshi aba ari uguhuza abantu batari kumvikana. Nka Musenyeri Monsengo muri Kongo, hari igihe Kiliziya igutuma, kandi gutumye igihe kigeze nakubwira ngo none ubutumwa twagutumye burarangiye, barakumvise cyangwa ntibakumvise, itahire ukagaruka ugasubira mu nzu yawe. Buriya rero ibyo akora ntituri kumwe. Hanyuma nk'umupadiri mugenzi we ujya umuhamagara ukamubwira uti ibyo bintu buri gukora ni ibiki koko kubona, cyangwa se na Cardinal ashobora kuba yamuhamagara ati ibyo bintu, cyangwa nkeka ko Kiliziya Gatolika ntabwo yigeze imwegera? Baramwegereye. Umwepiskopi niba umwepiskopi araguhamagaye, umwepiskopi amuhamagara amubwira ati ibyo bintu urimo ni ibiki, bihagarike. yanze kubihagarika, nawe aramuhagarika ati genda ukora ibyo bintu byawe, tutari kumwe kuko ntabwo twabigutumye, ntituri kumwe nawe. Aba yamugerageje. Ngewe ku giti cyanjye nta nimero ye ngira ya telefone, nta email ye ngira, namwandikira. Ariko nigeze kumwandikira kuri YouTube hahandi muri za commentaire, ndavuga nti ngira amahirwe azayisoma, nandikamo ariko
yaba ibintu wabikoraga ntukomeze kubyitirira ubupadiri wibihuza, ndetse yaba wanabirekaga ahubwo, kuko ndabona unabikora nabi. Nukora politiki rekagira uko ayikora, agira uko ayikora, ntabwo uzawukubita kugira gute. No, politiki igira uko itangira, igira uko ikorwa, igira uko itegurwa. N'ibyo nakubwiye kuri Kizito, ugira uko utangira, ugira uko uvuga, ugira uko ndetse wubashye n'abantu, ntunavuga ibinyoma, ntunahimbahimbe, ntunahamagarira abantu imyivumbagatanyo, kuko nyambyumva imyivumbagatanyo nta kikemura. Iki gihugu twakibayemo buriya 1994 nari mukuru, ndabizi ibyo nabonye ntacyo byatumariye. Ntaho kwivumbagatanya ntacyo bimaze. Abantu bashobora kwicara bagakemura ibibazo niba binahari bakabikemura ku buryo bwiza. Ku buryo rero ngena muri commentaire nashyizemo ni nyakubahwa rwose kanaka, ibintu ntabwo biri kubaka abanyarwanda, ahubwo ukomeje gutya byaganisha abanyarwanda mu mwijima nk'uwo twabona. Byihurire cyangwa se uhindura uburyo bwo kubikora, ariko nanone buri gihe n'ibyawe ntabwo ari ibyacu. Kardinali wese najya kumuvugira, wenda we nafite ko yamuvugishije byanze bikunze, ntiyabura uko hano mwana we akamwumva cyangwa ntamwumva. Kuko kardinali no ndamuzi, ni umubyeyi, nge twarabanye ibyo mumbaza kandi twabanye mu bwana. Mukanya ukomeje kuri Musengo wo muri Kongo, ubona Kiliziya Gatolika yo muri Kongo iri active cyane muri politike y'igihugu, ariko mu Rwanda Kiliziya Gatolika ntabwo ikunze kugaragara cyane mu bikorwa bya politike. No kuva na kera kandi no kuva na kera Kiliziya mu Rwanda ntabwo yakunze kuva na kera rwose, kuva no kuba missionnaire. Nubwo rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ibintu, hari n'uwo mujya hari n'umushuti yawe naramusabye ngo tuzaganire ntibazakunda ubuse muvuge. Hari ntoza uriya Mugabe, Robert Mugabe, nigeze kumubwira nti hari ibintu ujya uvuga ntitubyumvikaneho, uzambwira ngiye twicarane tuganire. Buriya kuva kera n'aba missionnaire ibya leta byabaga ari ibya leta, ibya Kiliziya cyokora bakagira nk'ibyo bahuriraho. Ndibuka kera hari abapadiri bajyaga bahura muri za 70-80, abapadiri na burugumestre bagahura bagahamagara abaturage bagakora umuganda, kuko ngira ngo urabizi ko umuganda watangiye kw'igikorwa rusange. Ubu umuganda no kera mu Banyarwanda, ariko nk'igikorwa rusange no 74. Noneho rero ababurugumestre yahamagaraga za padiri nawe agahamagara meya, bagahamagara abaturage, bagahamagara abakristo, bagasanga n'abantu bamwe bakagera bagakora umuhanda. Kiri igikorwa cyiza abantu bashobora guhuriraho, ariko ubu ntabwo byajyaga byivanga na rimwe. Ndetse na nyuma no muri jenoside nk'abepiskopi cyangwa mu gihe cy'intambara kugeza no kuri jenoside, hagiye abepiskopi batagiye bandika inzandiko zo guhamagarira abantu kumvikana amasezerano n'iki byose. Buriya nari amasezerano yarusha, abepiskopi bagizemo uruhare mu guhamagarira abari igisirikare cyari gihanganye kugira ngo abantu bicare baganire, haboneke igisubizo cyaganiriweho kandi nicyo cyatanga amahoro y'ukuri. Abantu rero urabizi ko iyo wigisha urumva cyangwa ntiwumve bigera kuri jenoside. Nyuma yaho Kiliziya ntabwo yigeze ijya muri politike ngo ukine politike nk'uko umuntu akina politike, oya ntabwo yabikoze. Mu Rwanda n'uwo mwihariko, ariko ntibivuga ko ibihari nk'ibyo, hari nk'ibyemezo bya leta Kiliziya ibyo kivugaho. Wenda reka ngurugero, iyo leta ivuze tugiye gukora umuganda, Kiliziya irabishyigikira kuko ibona ari ibintu byiza. Ndetse haraho nagiye mbona abapadiri mu muganda, cyangwa se bagashishikariza abakristo bose gukora umuganda. Mituweli, abapadiri bagiye bashishikariza abantu gutanga mituweli, ndetse no mu mavuriro yacu tugashishikariza abantu gutanga mituweli. Urumva ko dufite n'amavuriro, urumva ko dufite n'amashuri. Hari ukuntu muri politike twinjiramo, muri kwa gucunga ibya rubanda, gucunga n'imibanire y'abantu, twinjiramo ariko tukamenya aho tugarukira. Noneho ibyo mbajije bishobora kuba bijyana na bya niyo bavuga ngo tumva ijwi ryanyu rizamuka cyane, ibyemezo leta ifata abaturage bakabona birababangamiye. Iyo ari muri Kongo akenshi Kiliziya ikora reaction, ariko yari hano mu Rwanda rimwe na rimwe edaheri kenshi ntabwo tubona reaction ya Kiliziya. Irahari, kampa kwereke
hari igihe haherutse kujyaho ibintu byo kwemera gukuramo inda kandi ibyo bibangamiye rubanda abanyarwanda ntabwo bikunda. Ugiye mu giturage ukabaza abaturage uti abakobwa banyu bakuramo amada bakubwira bati reka da, umuturage avuga ati gukuramo inda umuturage, ahubwo n'abadepite bajya kubaza abaturage bavuga ati oya gukuramo inda sibyo ni ibiki. Abakristo abaturage bacu burya n'ubukristo ukuntu barimo bwabinjiyemo ku buryo ariko n'umutima utekereza neza, ubundi gukuramo inda ni ukwica umuntu. Kiliziya Gatolika yatangaje ku mugaragaro ko icyo kintu cyo gukuramo inda itagishyigikiye namba. Ndumva rwose nayibeshyeye na nyiricyubahiro ba nyiricyubahiro episkopi bakunda no kubyigisha mu Kiliziya n'inyandiko zagiye zandikwa ibi bijyanye no kuringaniza imbyaro. Kiliziya ifite gahunda yo guteganya imbyaro ikavuga itoya ibyo by'imiti n'ishinge twebwe ntitubirimo. Twebwe dufite gahunda ya kamere, nayo ni iya gihanga, nayo isaba kwiga, ifite na metode nyinshi. OMS yarayemeye ndetse n'igihugu cyacu cyarayisinyiye. Mukomereza aho ngaho, urumva ko iba yavuze. Noneho ibindi aho bitandukanira no muri Kongo bijyana n'umuco w'igihugu. Burya abanyarwanda ntabwo bakunda kuzamura ijwi muri rusange. Muri rusange abanyarwanda ni babandi niyo yanze ikintu wenda ashobora usanga yiturije atagikunze, kujya kumva baricaye ngo masengo buriya niyo mpamvu nyine abakongomani muri kamere yabo niyo muhuya akagira ikintu mupfu ahita bigaragaza ako kanya. Abanyarwanda babanza ngasa nk'aborosa gato n'igihe ikintu atagikunze. Abarundi burya nabo bakunda guhita bazamuka bakavuga. Muri za Bufaransa za Madagascar ni kimwe. Mu Rwanda ariko buriya nanone hari n'igihe ureba ukavuga uti iki kintu ntabwo ni ngombwa kugira icyo nkivugaho. Ubuse ni ngombwa ko ngira icyo nkivugaho. Ubuse niba wenda tuvuge Human Rights Watch yashinje u Rwanda ngo nta kirutse gushinja u Rwanda ngo aricyo duheraho. Hari ikibazo cyo kuvuga ngo uburenganzira bw'abantu, uburenganzira bw'umuturage, cyangwa se aryo yashinje u Rwanda muri Kongo. Ubu koko ni ngombwa ko umwepiskopi ahaguruka ngo ntimujye muri Kongo abanyarwanda cyangwa muveyo? Ubundi se warabizi ko bariyo bagiye kujyayo se baramutuma gati ubu rero tugiye kujya muri Kongo barabimubwiye se? Ntabwo babimubwiye. Ntabwo nzi niba u Rwanda rwaragiye muri Kongo sinabizi, ariko niba runagiye ntabwo babanza kubaza abepiskopi ngo ubu tugiye muri Kongo. Niyo bagiye kujya ntabwo baza mu munyurango baza duhumugisha tujye muri Kongo. Arajya kuvuga ibintu atazi, avuga ngo muve muri Kongo neza arabizi ko bariyo. Uvuga ibintu uzi, icyemezo cyatangajwe. Ndumva mu Rwanda nta hantu bigeze bavuga ngo tugiye kujya muri Kongo, ntaho babivuze. Cyo gihe umwepiskopi ari kuvuga ati mujyeyo cyangwa ntimujyeyo. Ese Padiri ntabwo ni narangize. Noneho ikindi cya kabiri igituma ndetse habaho n'akantu k'ubwitonzi, iyo ibyemezo ari byiza nta mpamvu yo kuvuga, iyo ibyemezo atari byiza ntabikubwiye, n'ubundi Kiliziya yagiye ibigaragaza. Icya gatatu kindi noneho hari abashinje ko Kiliziya ngo yagiye muri politiki igakabya. Uyu munsi bakayishinja ngo noneho ntituri kubabona muri politiki. Uribaza murashaka nde? Uretse ko na Yezu byamubayeho. Yezu yigeze kubwira abigishwa bati Yohani Batista yaje atarya atanywa, muravuga ngo yahanzweho. Ati ngewe njyanywa nsangira namwe, muravuga ngo ndi umusinzi, ndi igisambo, nsangira n'abanyabyaha n'indaya. Murashaka nde? Umuntu umeze ute? Umunsi umwe bati Kiliziya yabaye muri politike cyane irakabya. Uyu munsi bati ko Kiliziya tutari kuyibona muri politike byimeze bite ko utari kuvuga? Nabaza uri kubitekereza nabaza nti urashaka umeze ute? Urashaka Kiliziya imeze ite mu by'ukuri? Ariko mvugishije ukuri nta mpamvu yo kugira ngo Kiliziya igire ikivuga ku byemezo bizima. Mituweli ni nzima ni muyitanga, umusoro ni muzima ni muwutange, birubaka igihugu. Kuba batubwira bati ku muhanda ni mugende gahoro nyine. Nese ubundi kuki tugomba gukora za accident muri muhanda zikatwicira abantu, zikatwicira amamodoka, zikatwicira ibikorwa rusange, nka biriya bagenda basenya amatara yo ku mihanda kubera iki? Ubuzima bw'abantu. Icyo gihe Kiliziya ntabwo kwirwa ivuga. Ariko nababwiye ko igihe cyose bivuze bati ubuzima bw'abantu bugiye mu bibazo Kiliziya ivuga. Umwana uri mu nda nawe afite uburenganzira bwo kubaho, kuko ntiyasabye gusamwa, ariko iyasamwe yabaye umuntu.
igihe muteganya imbyaro, igihe Kiliziya yatangiye itanga imirongo ikagaragaza n'umurongo ihagazeho, ariko nyine ni bya bindi navuze ngo nanjye nkora politika nkayikora ntarenza aho ngomba kugeza. Na Kiliziya rero ndavuga abepiskopi ubwo noneho ndabona nibavuge barakora bakakora politiki ariko bakayikora kugeza aho agomba kugeza. Ndasoreza kuri aka ngaka, dufite abadepite 90% abakirisitu muri rusange, abagatolika, abaprotestanti, abangilikani, bake byose dufite ntibavugiye bakurikije imirongo ya Kiliziya. N'ubundi bari hariya baduhagarariye twese, bo bari gukora iki? Kandi nizere ko bari gukora ikizima, ariko niba abazasanga barangaye bazikebuke bavuge nyine bavugire ya Kiliziya. Rega wagira ngo Kiliziya n'abepiskopi gusa, nabo bose n'abana ba Kiliziya, abaministre, abameya, abagitifu, ntibavuge bati turayobora abaturage mu ndangagaciro z'ukwemera n'indangagaciro z'Ukristo bwacu twemera kandi bwubaka abandi. Ubwo twese tukaba dukoze politiki kandi nziza. Kuki muvuga ko Kiliziya mu Rwanda itavuga? Irahari kandi iravuga, ariko ntimwisaba kurenza aho igomba kugeza, cyane cyane nyine ko ari igihe bayishinje ngo yagiye muri politiki cyane, none uyu munsi bari kuyishinja ngo ko tutababona muri politiki. Murashaka Kiliziya imeze ite? Ese Padi, wumvise ko minsi yashize Papa yavuze ko abatinganyi bakwiye uburenganzira? Ntabwo ari uko yavuze, abantu babyumva nabi. Yego, abantu babyumva nabi. Ukiganirane n'abantu bavuga ko yavuze ko Bibiliya ikwiye guhindurwa, ngo kuko ngo Adamu na Eva batabayeho, ngo shitani ntiyabayeho, ngo n'umuriro utazima ntiyabayeho. Nabyo ndabivuga. Ngira ngo urimo urabyumva nawe muri iyi minsi. Nibincika kubera gusaza ndakwibutse. Yego. Buriya itangazamakuru ni ryiza, ndarikunda, ntanarikunda nta nubwo natuma tuganira, kuko nemera ko tuganira nuko muri itangazamakuru kuko rigira akamaro. Ariko rero hari igihe kigira itangazamakuru rikatuvangira. Ubwo ni itangazamakuru bimwe na bimwe nyine bikunda gusomwa no kurebwa bititaye ku kuri, bagashyira hari inkuru ndetse rimwe na rimwe n'umutwe wayo bakawugutera ubwoba ukabyinjiramo wihuta, ariko nta kuri kurimo. Papa ntiyigeze na rimwe avuga ngo ubutinganyi n'uburenganzira. Yaravuze ngo ubutinganyi, abatinganyi n'abana bacu tubice se, tubice twaba dusikemuye ikihe kibazo? Tubakumire se mu masoko, tubakumire mu Kiliziya, tubakumire, twaba turi guheza. Tubishe twaba tukoze jenoside kwanza. Yaba ari jenoside jenoside yakorerwa abatinganyi, yaba ari jenoside, si byo se? Ntabwo Papa rero ashaka ko dukora jenoside. Avuze none ngo abatinganyi babaha imihanda yabo, n'abaturage banyura mu mihanda yabo, ntabyo byaba ari uguheza kutari kwizima. Uwawe uramurwaza igihe cyose. Ntabwo Papa ashyigikiye ko abantu b'abatinganyi, kuko Imana yaremye umugabo n'umugore aribo bagomba kubana. Biriya bindi ku giti cyanjye, ngewe Padiri Jean Pierre, ibyo mbivuze ku giti cyanjye, ni uburwayi. Ni uburwayi, ndetse mu myaka ya za 80-75 babishyiraga, ubutinganyi babushyiraga mu ndwara zo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe, kubona ko imitekerereze ifite ukuntu yapfuye, yanagoramye. Kamere ya kigabo yaremewe kamere y'ikigore, kamere y'ikigore yaremewe kigabo. Biriya bindi ubona ko ku giti cyanjye mbyise uburwayi. Hari ababyita ngo orientation sexuelle, ariko sibyo. Kutaravuga se orientation digestive, ngo uvuge ngo ariko nayibaho, buretse se nkwereke ngo turya tunyuje hano mu kanwa, sibyo? Kuvuga ariko uyu munsi ngiye gukora indi orientation nshishe mu gutwi cyangwa mu zuru. Abana babigerageje babona ko bagiye kwa muganga cyangwa bakabakubita ikigira ngo bisohoke, sibyo? None umwana agahita ati ndabimenye neza ko bitanyura, binyura. Na muganga arakuvuga ati iyo umuntu arwaye hari igihe tunyuze ibiryo hano, ariko ntabwo twabikora igihe kirekire, kuko nabyo byazateza ikindi kibazo. Inzira kamere igomba kongera igakora kugira ngo umuntu abe umuntu. Ntabwo rero biya bita orientation sexuelle ngiye mbyemera, ni uburwayi kuri ngewe. Papa yaravuze ati n'abantu bacu tubabanire, tubamenye. Niba batinganye batuye mu rugo hariya, tuzamenye ko hari umuntu wiyita umugabo wundi mugabo, umugore wundi mukobwa, tubimenye ko batuye hariya. Ibyo ari byo byose, ni haba ikibazo cy'umutekano tuzatabara, ni haba ikibazo cy'uburwayi tuzatabara,
n'abantu bacu bagomba kugira ahantu bandikwa nk'abantu bari mu gihugu, nicyo yavuze. Naho urabizi ko Kiliziya Gatolika ishingira umugabo n'umugore, hariho na Kiliziya Gatolika ishingira umugabo n'undi mugabo cyangwa umukobwa n'undi mukobwa. Papa ahubwo we erega avugira Imana, anavugira Imana urabibona kuko n'Imana ntiyabishe. Imana niyo ya mbere yihanganye. Kuki Papa udashaka ko atabihanganira? Gusa ibyo bakora ntabwo tubishyigikiye, kuko n'ubundi tudashyigikiye malariya, ntabwo nshyigikiye malariya, ntabwo nshyigikiye sida, sinshyigikiye indwara, ariko abarwayi bo nshobora kugira uko mbabanira. Nibyo Papa yakoze, nibyo bya Bibiliya rero ndabyibutse none utananyibukije. Yego, nibyo bya Bibiliya ni kimwe. Bibiliya Papa ntigeze avuga ko izahinduka. Iyaba yarabivuze ubu yararangije guhinduka. Ntabwo yabivuze kuko Bibiliya nawe yarayakiriye. Gusa wenda ashobora guhamagarira abantu kuyisoma neza, kuko umuntu ashobora gusoma Bibiliya nabi ikaguhitana. Kuko Bibiliya njye warawunyigira nkayigereranya n'ibiryo. Ibiryo Bibiliya neza birakuyoboka, ariko Bibiliya nabi birakwica. Bibiliya nkahongera nkayitiranya n'umuti. Umuti unyweye muri doze ikwiye cyangwa uko muganga bikubwira gukiza, ariko iyo unyweye nabi ushobora kuvamo overdose guhitana, cyangwa se ahubwo indwara igashibuka kuko utawunyweye ku kigero gikwiye. Wanywe ibinini bibiri bya mbere biturekeraho none indwara igashibuka. Nuvuga rero Bibiliya Papa icyo ashobora kudusaba n'abepiskopi n'abasesengura Bibiliya n'abayobozi muri Kiliziya, badusaba kwisomana ubwenge n'ubushishozi. Waroho umutagatifu nakuraho ubwenge n'ubushishozi, ukamenya ese iki gitabo cyanditswe gute, nande, byari bigamije iki, gituruka ku Mana ariko harimo n'akaboko k'umuntu. Nese Imana yafashe ikaramu iraza ijya mu rupapuro igira gutya, cyane cyane ko kera hatabagaho n'impapuro, habagaho ibindi bya papyrus, bya parchemin n'ibindi, sibyo? No kuvuga ngo Imana yaratwimenyekanishije, ariko uwanditse ni umuntu. Nese cyaka ko amarangamutima muri Bibiliya atarimo y'umuntu. Bibiliya harimo ijambo ry'Imana, ariko uzasangamo amarangamutima, uzasangamo uburakari bw'umuntu, uzasangamo ibyishimo bya muntu, uzasangamo n'iheza rya muntu. Umuntu ashobora guheza mugenzi we, ndetse rimwe na rimwe akaba yabyitirira Imana. Ugomba kumenya ese ibi bitabo buri uzi ko harimo nk'abantu bazi yuko kandi baba bibeshya ko Yezu yavugaga abantu barimo kwandika ivanjiri. Yezu yaravugaga Matayo ari kwandika. yego, oya. Yezu yaravugaga Yohana ari kwandika, oya. Ahubwo wabyanditse amaze kugenda nubwo bavuze atari ko ibi bintu tuzakomeza tubane nabyo, abanyuma bacu bizamera gute, twe tuzapfa birangire. Noneho baricara baribukiranya bandika, dore uyu munsi yagiye hana akora ibi nibi akora ibi nibi, barabyandika. Noneho urumva rero iyo kwandika ikintu cyabaye mu myaka itatu ishize, n'urugero nkwihereye, urandika ukavuga ukuri ariko ukanyerezamo n'ibyawe, sibyo se? Ubu nshobora kukubwira nti ugende umbwirire Gaspari, n'urugero rw'umuntu ntanze, ba Gaspari bamubarire nti ugende umbwirire Gaspari anyishyura amafaranga yanjye, dore igihe yanyamburiye, mubwira anyishyure. Wowe wagerayo niko shaka Gaspari, uri umwambuzi niko, kandi azagukubita, sibyo? yego. Kuki utamwishyura amafaranga 1,000 none aho yamukire cyangwa kujyana mu rukiko? Ibyo by'urukiko sinabivuze. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana turarisoma tukaryumva, ariko tukamenya no gutandukanya icy'Imana koko, ariko tukamenya no gutandukanya n'icyo umuntu kirimo, ndetse n'umuntu ushobora nawe kuba afite aho arwaye. Ibyo tugomba kubimenya. Niyo mpamvu nese ko ukibona umuntu ajya kwiga Bibiliya, nkatwe tumara imyaka 9 mu seminari nkuru, nyuma ya secondaire twiga indi 9 mu Rwanda. Niyo Bibiliya yose ukayiga, noneho wanarangiza hari na Padiri ukumva ningo yagiye muri doctora yiga Bibiliya, ucyakase ko bari kwiga iki, ucyakase akari kuboroka inyuguti ariko uzifata mu mutwe ngo amenye ko zikurikiranye. No, hari Bibiliya ni ikintu gikomeye cyane. Muntu yisoma ahubwo muzigure muzitunga iwanyu, harimo ijambo ry'Imana, ariko ujye unamenya ko nubwo ijambo ry'Imana rikuyobora na roho w'Imana akagufasha ukagira ibyo wisobanurira, hari naho uzagera ukenera ubufasha bw'abayizi kukurusha, bw'abashumba n'abandi bayiguriwe ku buryo buzwi. Nuko nagisubiza ibyo byo kuvuga ngo yavuze ko nyine ibyo yavuze ari inkuru mpimbano, madamu nayo impimbano ni bya bindi nyine umuyobozi wese baramuhimbira, kandi buryo umuntu wese uri ahagaragara avugwa neza ariko akagira n'ijya avugwa nabi. Ibyo rwose twese turabizi. Nta utagaragara ntavugwa, ariko ugaragara ufite n'icyo amaze aravugwa no kumubeshyira akamubeshyira. Nta hantu Papa yigeze avuga ngo Bibiliya igomba guhindurwa se nande gute, ntibishoboka, ntago bishoboka.
abantu bareke gukabya kandi bareke gukabya no ibinyoma nyambibona nkumirwa ntabyo yavuze hari nakandi ka video bahitishije papa ari kuvuga mu gitaliyani undi muntu nawe akajya avuga ngo ari gusemura mu kinyarwanda akavuga ibihabanye n'ibiri kuvuga mu gitaliyani kuko ko abantu benshi gitaliyani batacyumva akavugiramo akavuga ibindi bigahitse akavuga uti ibyo bintu urabivuga ugamije kuki ushaka gusenya yesi inyungu zo gusenya papa nizi urabona we no musenya hanyuma ugeze kuvuga kare kandi ngo no papa ngo afite ububasha bukomeye no autorité morale nta kindi nakubwiye ngo nta gisirikari nta zindi imbaraga zindi nta makonti yo muri banki menshi nkuko abantu babikeka no autorité morale yahawe n'ubutumwa akora yavuga abantu bamwumvira rero ntago bivuga ngo ni ikindi kintu ni kwa kundi bamubonamo intumwa y'Imana. Hari umuntu ugize ambwira ngo mu Rwanda musenyera ahembwa miliyoni 5. Hari amakuru bifiteho? Iyo mba ndi musenyeri ngo mbimenye kuko nta musenyeri ugize ambwira ngo mpembwa ya nta makuru bifiteho. Nta makuru mbifiteho ariko ntibishoboka miliyoni 5 se ubwo yavaye subundi ubwo yavaye mu bakristo. Amadiyoseze yacu ahembye umwepiskopi miliyoni 5. Mufite amashuri mufite amavuriro mufite ibikorwa by'ubucuruzi umwepiskopi wahembye miliyoni 5 yakwica diyoseze bese diyoseze nayo ntabwo bifite ubushobozi bwinshi nk'uko abantu babitekereza ibyo ifite bivana mu bakristo nako ishuri ryo uko twumvikanye na leta gucunga amashuri ibivuye mu ishuri bisubira mu ishuri kugira ngo rizamuke bihemba abarimu bazi ko minervari z'abana baziterateranya bagashyira mu episkopi oya minervari z'abana zihemba abarimu sibyo zigasana amashuri zikagira gute nihagira igisaguka nacyo bakagisubiza mu guteza imbere rya shuri laboratoire ikaboneka bakongera bakubaka irindi salle de classe irindi shuri ku ruhande abana bazigiramo gutyo rikagenda rizamuka ntago amafaranga ava mu ishuri ngo aze muri diocese nk'inyungu muri aya mashuri yacu ya Kiliziya nuko bimeze na privé kandi niyo aba privé 100%. Ese hasaguka ngari iki ku buryo umwepiskopi yavuga ati mumpereho mu mpeshano namwe wa padiri musigere mutora kudusigaye sibyo ntago bishoboka uvuze ngo turacuruza hano ni hari hotel Saint Famille yego buri hasi yari yunguka iracyari mu myenda ifite imyenda myinshi ahubwo mudufashe hamwe b'abakristo mwese muturemere muze mutanga umusanzu wanyu bitekerezo n'ubundi wose kugira ngo ive mu myenda wenda ko kwizanunguke n'inunguke kizizabaho neza sibyo baravuga ngo dufite amasambu ayo masambu fata umukristo wese ngo mufite ubutaka bunini reka nkwereke hano mu Rwanda harabivuga basa nk'ababigize n'ikirego sinzi ugeze ambwira ngo niba ari 2/3 by'ubutaka bw'u Rwanda ngo n'ubwa Kiliziya bisi ibyo ntabwo ari byo reka dubifate ko ari menshi cyane kandi nanjye simbihakana yego ariko se icyambere gutunga byinshi si icyaha uko arabivuga wumva basa nk'ababigize ikirego ntabwo wagiye mu rukiko ariko ni nk'ikirego ubundi gukira ni icyaha ntabwo ari gukira ari icyaha ariko hahirwa abakene wajya baretse ndabigeraho ku mutima ndabigeraho nabyo ukennye ku mutima se n'iyandi wakira padiri urumva gukira si icyaha Kiliziya mutikize si icyaha byaba bibi yarabibonye nabi uruye bibonye neza ibyo yaguze ibyo yahawe nta cyaha kirimo icya kabiri ntinakize kuri urwo rwego kubera yuko ubaze icyo bikora ubwo butaka buriho amashuri yayo ubwo butaka buriho amakiliziya basengeramo ubwo butaka buriho aho abaturage bashobora guhinga cyangwa iki ufashe kandi buri mukristo wese ukabivuga ngo akandagire muri ubwo butaka bwose buri wese nta nubwo wabona ikirenge kuko buriya iyo bava ngo n'ibya Kiliziya bajya batekereza bose babatijwe niba batekereze umwepiskopi n'abapadiri n'ababikira icyanyuma nuko ese ubwo butaka buri gukoreshwa iki ntacyo maze kuvuga niba hariho ishuri hakaba hariho ikibuga cy'umupira hakiniraho abana padiri yabyaye hakiniraho abana b'igihugu buriya kumumena hano ruguru za Rayon Sports za makipe yajyaga kwitorezayo akanakiniraho si abana b'igihugu si ubutaka bwa Kiliziya ibyo bintu abantu baba bitekereje ahubwo iyo ugisoresheje ndabwira ko uri mu biki wowe twe dufite ubutaka kagombye ko ubwacu tubyaza umusaruro ariko ndaburetse ngo abana bose babukinireho kuki nsoresha umusoro nangije gutanga yes hari ishuri kuki usoresha ishuri kandi ushaka ko ireme ry'uburezi ishuri ryihorere ni ibintu sociale bitagombye gusoreshwa
ubutaka rero kuba Kiliziya yagira ubutaka bwinshi si ikibazo, ahubwo cyaba n'igisubizo, kandi iri kubukoresha bifasha abanyarwanda. Ndetse noneho hari nawe uvuga iti ishyirahamwe ry'abapfakazi muze mufate hano ahantu mwashobora guhinga mukiteza imbere, ari ubutaka bwa Kiliziya, ibivuyemo bikaba ibyabo. Icyo nasaba abantu ni ukutavuga ngo bifite byinshi, oya, njye ahubwo ndabona bitaraba byinshi. Ubukungu bwa Kiliziya ni ubuhe? Ubukungu bwa Kiliziya ni uwo mutima wo gufasha abanyarwanda, nibwo bukungu Kiliziya ifite. Ugenda ku makonti yacu mu mabanki usanga ari utuntu, naho uvuze ngo bafite byinshi bose babahane, menya atari utahera kuri Kiliziya. Turimo turagana ku musozo Padiri. Nta kibazo. Mu mateka ya Kiliziya mujya mubwira abakristo ko Kiliziya yigeze iyoborwa na papa w'umugore? Hari igihe byigeze kujya bibaho, ariko ntabwo ari uko byagenze nk'uko bivuze gutya pa, ntabwo ari uko byagenze. Muri kwa kundi icyaha kitabura mu bantu, hari igihe cyageze Kiliziya igira ndetse n'umupapa urenze umwe, ariko wabaga ari umupapa utari we, ubita antipape cyangwa faux pape. Ngira ngo ni kuri Papa Clement. Ntabwo ari aho honyine. Faux pope. Hari aho bagiye baba babiri, aho batatu, ariko hakaba uri wikwitirira ubupapa. N'ubundi byagiye birangira aho undi yitira ubupapa, ibye birangiye gutyo. Kuko icyaha cya muntu, erega ni nako amadini yavutse. Amadini yavutse kubera ko abantu mu gihe Kristo yaduhamagariye ubumwe, hari umuntu utashaka ubumwe agashaka kwikorera ibye. Niyo mpamvu ujya kubona umunsi umwe yisa apotre, ariko kuki nk'icyo utakimbajije? Ukumva umuntu abyutse mu gitondo ngo ubu nge ndapotre, n'abasimbuye intumwa, ubundi intumwa apotre ni intumwa, bararyubashye iryo zina, bataba ngaba babanye na Kristo, iryo zina muri barekere. Twebwe turabe episkopi nk'uko no mubyanditswe bitagatifu, twebwe turabe episkopi, ariko apotre na apotre. Kandi n'umwepiskopi afite ukuntu inzira yanyuzemo kugira ngo bugereho, umupadiri afite inzira yo bugeraho, umudiyakoni afite n'ubumuhaye. Noneho umuntu akabyuka mu gitondo kuri kuzi ko ndapotre, akanabivuga, abantu bakajya bavuga ngo apotre kanaka. Wapi ngiye birasimbyemera, n'ubu n'amaco yihe yinda, ubwo nyine nibyo, cyangwa se amaco y'icyubahiro, cyangwa amaco ntazi yo kwebya abantu. Umuntu akavuga ngo ngewe ngo ndi prophète, ntayizayi koko, nta Jeremy koko, no ngo ngewe ngo ndumva ndi prophète. Mbese ni nkuko kari nijabo yabyuka mu rugo iwe mu gitondo ati ngo ndi padiri, nyamara ubundi meya. Ukajya nawe muri centre mu mujyi uti ngewe meya kari nijabo ndavuze ngo isi kibazo ni ikibazo. N'ibindi byabayeho rero, abapotre ntubemera, aba bapotre dufite wabihawe nandeze, ega bigira n'inzira binyuramo. Donc dufite apotre Mutabazi, apotre Masasu, apotre Yongwe, njye sinavuze amazina, ariko nabo bose simbyemera, mvugishije ukuri kwanjye, simbyemera, babihawe nandeze. Ninde ubiba? Kuko ubutumwa bwose ugira ubwo, na meya afite ubimuhaye, na president republika afite ubimuhaye, na gitifu afite ubimuhaye, yewe na mwarimu afite inzira yanyuzemo kugira ngo abe mwarimu. Wewe wanyuze ubihabwa nande? Ahubwo ngiye ikintu kintangaza nuko abantu badatekereza ngo tugeraho ngaho ubivuge ngo abantu bagukurikire, baragukurikira gute? Wabihawe nande? Ibyo ntabwo ubuse ngenda nabivutse mu gitondo bangu ndi padiri, ndi padiri mutakiramo ngo ndi padiri. Ahubwo ntabwo yaba ari conflit d'intérêt, ntabwo ati bara bakabaye bakurikiye apotre, bakabaye ahubwo baza muri Kiliziya. Oya, ntabwo ari conflit d'intérêt, ibyo mvuga no objectif. Uzancungire abo bose bavuze, nge nta mazina ndi buvuge, uwa wibahaye ninde, byanyuze mu yihe nzira? N'autoproclamation, nukubyuka ngo ndi, kandi utavuga ngo ndi meya, kandi utavuga ngo ndi gitifu, ariko byageraho ngaho ukuzi ko batari bukurase cyangwa batari bugufunge, nge ndumva ndapotre. Erega hari n'uwavuze mutari mu Rwanda ndi Yezu, hari umudamu muri wavuze ko ari Yezu, hari n'uwavuze ko ari Roho Mutagatifu. Attention, abantu no kwitonda, ibindi bifite inzira byagiye binyuramo, mwebwe ibyo byaje bite, mwabihawe nande? Nabyo rero twari tubikuye kuri ibyo byabo papa. Nengeye ku papa rero abo ngabo n'abantu basaga papa w'umugore, babaga bashaka Papa Joan. Yego, wenda kuvuga ubu ntabwo ari ugusa, hari n'abantu nabo babaga bashaka, babaga baketse ko papa ari icyubahiro cyo ku isi, bagatangira kubirwanira, kuko warwanira ubutegetsi ahandi ukabona. Ariko umupapa wa officiel niwe ntabwo yari officiel, ni antipape. Icyo bita ari pape na antipape, ni kimenyimenyi byabo byarasenyutse birarangira.
kuko ibitava ku Mana amaherezo, ibitava ku Mana byose amaherezo ni gutya birangira bisenyutse. Ibitava ku Mana byose birisenya, kandi koko usanga n'ubundi ibitava ku Mana birangwa no gucikamo ibice byinshi. Buriya uzanacunge mayobokamana agenda yirema buri munsi, abantu barema mu nyungu zabo, usanga nta stability agira. Urakirema mu gitondo, wo mwakiremanye mugashwana nakajya ufata ikindi, bigahora bicikamo ibice. Kubera iki? Kuko ntibiva ku Mana, cyangwa se birimo icyo kigirwamana cy'icyubahiro, kigirwamana cy'indonke, kigirwamana cyo kwigaragaza. Niyo mpamvu rero bicikamo buri munsi, kandi baba bafite isa kenshi. N'ubundi ubona batari gupfa ibyo bigisha, ntabwo bapfa Yesu, bapfa ubushobozi, bapfa icyubahiro. Njyewe abankunda tugende, ntubona ko tuba kuri paruwasi hariya kuri Saint Michel turi batatu, ni njye padiri mukuru, njyewe noniba nahugo padiri mukuru, consolateur njyewe, Padiri Jacques, n'undi witwa Padiri Rushigajiki. Consolateur n'umwahoze Regina Pacis. Yes, ubu ni padiri mukuru bari. Nta kintu gishobora gutuma dushwana, ariko naho byabaho ntago navuga ngo bakirisitu abankunda muze tujye mu Kiyovu hariya hepfo, abakunda Ryamanzi mujye hariya. Oya, turi hariya kugira ngo dufashe ubushyo bw'Imana kuba hamwe. Tugize n'icyo dupfa twashaka ko tubiganirira, cyangwa tugashaka umukuru akadufasha akatugira inama, yayerashina kubwiye umva akamaro kayo, akatukira ku murongo, ibintu bigakomeza. Ariko cyangwa se tugapfa ko yantwari urukweto rwanjye atambwiye, ariko njye mbonye runamukwiye namureka, navuga iti rwambare ko turi abavandimwe. Ikibazo kiri he? Uzarebe rya Kiliziya nyine, impamvu Kiliziya ihora ubona ibiri ku murongo, ni ukubera ko nyine duhuriye kuri Yezu. Nicyo cy'ingenzi, icyo cy'ingenzi niwe uduhuje. Ntabwo duhujwe n'amafaranga, ntabwo duhujwe n'amamodoka, ntabwo duhujwe, ntabwo ari koperative, ntabwo ari iki. Ariko aho iyo watangiye kwita amazina atari ayawe, nuko hari izindi nyungu ugamije, noneho warangiza gushwana bikaborohera, kuko za nyungu mutari kuzibona kimwe. Padiri, kuba hano Saint Michel bivugwa ko ariho Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda kuza gusengera, ujya umubona ajyaza? Iyo tugeze ku mukuru w'igihugu rero tumuvuga twitonze, kuko umuntu mukuru tumuvuga twitonze. Perezida Paul Kagame turaturanye, urebye turaturanye, ntabwo ari ahantu harehare. Iyo uhagaze kuri Saint Michel urebewe, ariko ntabwo ari ahantu ushobora kugenda uko ushatse, kuko n'umukuru arubahwa. Ngira ngo nzi na prerogative z'umukuru w'igihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose n'u Rwanda. Nagiye mubona asengera ahantu henshi. Saint Michel yarahaje, nigeze kumubona Kabgayi muri Bazilika, ndetse no ku kibuga cyaho. Namubonye Rwamagana, namubonye ahantu henshi. Perezida wa Repubulika asengera ahantu henshi. Gusa icyo nabonye nuko adakunda kuza kenshi, kandi nkeka ko yahisemo neza. Buriya afite ukundi asenga, wenda niwe yahasengera n'umupadiri, wenda ajya kumufashiriza iwe. Igihe cyo kora sindajyayo, akashaka yajya kumufasha gusenga iwe, birashoboka. Yanga kuza kenshi kuri Saint Michel, kandi impamvu abikora ngenda yumva. Aje buri cyumweru na wa mutekano we, kuri igihugu agomba kubahwa akarindwa, kuko agize icyaba n'igihugu cyacu ntabwo cyaba gitekanye cyane. Abacigatiye abanyarwanda gutya. Niyo mpamvu rero avuga ati ninjyayo buri gihe, wenda n'aba bantu bandinda gutya nuko bimeze, nshobora kujya mpungabanya ibitari bikeya. Agahitamo kutaza kenshi, ariko naho ubundi yarahasengeye n'abana n'umudamu we First Lady. Za Regina Pacis yarahazaga, nanjye ngihari ndabyibuka. Akaza kumva misa. Arena ntabwo sinzi niba bibuka Arena muri cya gihe na Kardinali dushimye Imana kubera ingabire y'Ukardinali. Mukuru w'igihugu cyacu namubonye kenshi dusenga, ntabwo ari kuri Saint Michel gusa, rero ni henshi. Nabonye kandi yari mu Kiliziya rwose, ubona rwose yabyubashye, ukabona ko yakuriye no mu gikristo ahubwo. Padiri, turasoje. Yego, nta kibazo. Turasoje, sinzi niba tuzasubira. Ariko se ubundi hari n'akandi kabazo nibazaga. Buriya nk'inkumi ishobora kuza kugusura hara muri kuva?
inkumi umusore umusaza bose baraza n'inkumi ririmo umusaza umukecuru umusore baraza kuko none se ko ari abana b'Imana yaza kunsura hari uza mu rwego wenda rw'ubutumwa n'akazi akaza mu biro tukaganira ariko hari n'utu dushobora kuba tuziranye uwo twiganye uwo twaturanye uwo twahuriye mu mashuri hahandi nizura hibuka yego niyo mpavuga yego nk'ubu ngubu hari n'uwaje kundira mu gitondo ariko we avuga ati Padiri uko twiganye cyane nakwibagirwa gutese ati nimero yanjye ndayifite ngiye ati ariko ngewe nzagwa nuko nshaka no gushyingirwa mwereka inzira nyuramo mwereka kuntu kuwa kane kuwa gatanu azaza kureba Padiri mukuru ibintu bigatungana kuba umukobwa yaza kunsura cyangwa umudamu nta cyaha kirimo kuko ntabwo ndi umupadiri w'abagabo gusa n'umupadiri wa bose na Yezu Kristo kandi yarabigaragaje yari afite intumwa ariko akagira na kompanyi feminine hari kompanyi feminine Yezu yari afite Mariya Madeleine n'abandi noneho bivuga ko hari n'uwamwogeje n'ibirenge akabihanaguza umusatsi nabyo bifite igisobanuro cyane ntabwo rero Yezu ari misogyne no kuvuga ba bantu bahinda abagore nkaho umugore ari icyaha umugore ntabwo ari icyaha ikibi cyaba kumujyana muri gahunda zitari zo ubwo ntiyaza akakugusha hari igihe ubwo naba naguye nanjye ntabwo ari wowe ungushije ubwo nanjye naba naguye ahubwo wasanga nanjye wowe umugushije uba ufite ubwoba bw'uko ashobora kuza akakwizirika ngo yangusha nanjye ugomba naguye nta kibazo uzumva hari impamvu yo kuza kunsura tuzahane gahunda ze kunsura nta kibazo ntabwo ndi umupadiri w'abagabo gusa ari abagabo baraza ari abakobwa baraza n'abagore baraza tukaganira yewe twaba dufite n'icyo dusangira tukagisangira hari n'uherutse kuza arambwira ati Padiri mu idini ryacu batubuza kunywa akayoga ariko tuyibuga afite mpaka divine mwere nterega mujye mumanuka umugara nta kibazo turagasangira karinganiye ataha mu mahoro hari umudokiteri witwa Dr. Rusa uramuzi ndamuzi Rusa ajya avuga ati nta kamaro k'amadini nta na gato wanyemerera nkazabahuza tugakora ikiganiro muri kumwe ahubwo nari narabyifuje none mbonye igisubizo abitonda rwose Imana irabasubiza iyo usabye ikintu Imana irakiguha kuko hari ibyo avuga biri byo biriya bivuga ko abazungu wenda bafite ukuntu exploit Afrika bakayikoresha bakayigira gute ariko hari n'ahagira agakabya nanone hari n'abazungu nabo bakunda Afrika banayifasha nabyo ariko arabivuga ariko nanone amadini ntacyo amaze amadini ntacyo amaze ariko ubwo ujya wibuka yuko nkubwira nk'akantu ujya wubuze uti kuki ari kuvuza ariko ni akantu gatari kubaka umusarani byonyine uzi ko abamisiyoneri babyigisha abanyarwanda ntabwo bari bazi gukora umusarani baragendaga bagakorera ahantu bacukuye ku buhanga mu rutoki niba rwari ruhari bagakorera aho byamara kugwira hari ubwo no kugwira bagagira bakajya ahandi n'ibyorezo birabonetse n'ibyorezo iyo byazaga niyo mpamvu byabahitanaga cyane kubera ko umwanda wabaga uri hafi yawe araza kwigishije gukora umusarani akugishije kwambara agushingiye ishuri amashuri meza mu Rwanda n'ayandi n'abamisiyoneri n'aya Kiliziya akwigishije iki noneho yarangiza akakubwira n'Imana ubwo umuntu ngo ariko ntacyo amaze Padiri ikiganiro cyawe na Dr. Rusa tukibikira ubutaha sawa turaza guhana gahunda nge nawe noneho mpamagare Dr. Rusa mubaze turi kumwe duhurire hano dukora ikiganiro bose turi kumwe reka ngushimire cyane Padiri Rushigajiki Jean Pierre ni umwe mu bapadiri ba hano kuri paruwasi ya Saint Michel twaganiraga kuri Primo Media ni ikiganiro cyari kirimo ibyiciro bibiri icyiciro cya mbere mwarakibonye ikiro cyari icyiciro cya kabiri wakoze cyane Padiri mwakoze namwe nasoza mbwira abadukurikiye ngo mukomeze mukunde Primo ndetse munakande hahandi byose ariko nanjye ndagira cyo kunisabira nanjye ndi umuhanzi kandi umuhanzi agomba kwivugira ndi umuhanzi uhanga indirimbo ngira ngo muzi indirimbo yerutse kongera gusohoka mu bundi buryo nubwo yari hasanzwe niyeguriye Nyagasani Ishyigikire ariko nanjye ku ruhande rwanjye mfite ibindi bihangano mujye kuri YouTube channel yanjye yitwa Jean Pierre Rushigajiki muri parenthèse Pierrot naryo ni izina ryanjye hariho uturirimbo nsanze nawe mujye mukurikira neza yasize avuze n'izimana zindi gospel iririmba mu Kiliziya no hanze ya Kiliziya mukandeho mukomentinge kugira ngo nejo icyo ngiye gushyiraho kandi mu mpera z'ukwezi kizaba cyaje nacyo kizabagireho neza murakoze cyane.